TV. Akanya muri kumwe na Francis nkuko bisanzwe. Reka rero turebera hamwe uko umuntu ashobora kubona software runaka mu buryo bumworoheye. Ari abantu benshi bagiye bambaza uburyo umuntu abona mu programme bikamunanira kuyikura kuri internet. Reka mbereke aho wanyura kugira ngo ubone programme runaka uzainstall mu mashini yawe. Turareba programme zikoreshwa mu mashini ntago zo kuri telefone ho muzi ko muca kuri Play Store cyangwa App Store bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe, nimba ari Android cyangwa ari iPhone uca muri zo software akaba wayibona. None aho tugiye kurebera hano ni uburyo waba ufite mashini yawe ukasakamo software ukainstall muri mashini yawe. Turaza tujye kuri internet. Kuri internet dufungure browser runaka, numara kwagera ujye kuri ushatse wafungura Google kurya ukayisearchinga. Ni uburyo bwinshi ushobora gukoresha ukandikamo izina ry'iyo programme ushaka kureba. Urugero ni programme runaka yenda yoroheje VRC murayizi ko ni programme yenda iplayinga indirimbo ukagira VRC ukayisearchinga uhita ubona amalink menshi yatendanye no kuburyo wabonamo software ya VRC. Murabona ko ni nyinshi cyane bitewe n'intuzo, ariko ari uburyo none ushobora gupreciza ukabuzi website runaka iherereyeho. Hari website ebyiri ngiye kubabwira muri kureba mukanya ngiye kubereka, cyangwa link ebyiri ngiye kubereka mukabari ho mwazikura. Link ebyiri ngiye kubereka mukabari ho mwazikura. Hari ya mbere iri aha ngaha bita ngiye kubereka www. cyangwa wa3 akadomo file horse.com. Iyi website cyangwa iyi link yigiyeho rwose ubona programme nyinshi ziri free cyangwa zitagurirwa zishobora gukoresha imirimo yawe yose kandi urashobora guca kuri file horse. Tugiye kwireba rero kuri file horse turayifata tuyikopiye muri notepad yenda aho nayinyanditse tuyijyane tuyishyireho kuri browser yacu hano hejuru muri address uyipestingemo. Nyuma kuri pastingemo kandi kuri enter urahita ifunguka ikwereka liste y'amaprograme runaka ufite kuri internet ushobora kubona menshi mu buryo buri free. Usearching nimba utayibonye kuri rutonde hano ushobora kuyisearchingamo hano hejuru ukandikamo izina ry'iyo programme runaka nkuko twarimo tuvuga VRC tukayisearchinga. Ushobora kushakamo programme, ushobora kubonamo application, ushobora kubonamo game, ushobora kubonamo ibintu byinshi kuri iyi website yose. Urahita kubona ko igohereza VRC zitandukanye. Nk'ubu ari VRC zingi ni 32 bit ni freeware, no kuvuga ngo yemewe kuri Windows 10 11 iroroshye rwose cyane. Dore iyi ni freeware, no kuvuga ngo iri free wayikoresha rwose mu gihe cy'inini ama service yose kayaguha. Iyi VRC irizewe. Iza open sources nazo ukazikora downloadinga igose iroroshye ngi kuba wabasha kubibona. Urabona ko ni for free uyibonera. Utangiye kuca kuri file horse ushobora kongera ugaca ku rundi rubuga ngiye kukwereka rwa kabiri. Tugiye kureba bita ngo iki, utanditse link ukango bari ukona ushobora gukoresha bita www.getintopc.com. Iyi link nayo cyangwa iyi website nayo ibaho software nyinshi wayiklikikaho ukabasha kudownloadinga mu buryo bukoroheye batari bakucisha mu zindi. Nitujya kujyana hano tukayipestingamo tugakanda kuri enter, tuhita tujya kuri iyi website ya Get into PC. Noneho ube wabonamo software ziri muri category zitandukanye za operating system. Hano ushobora kuzibonaho kuri operating system za graphic design, software zikoresha muri graphic design, muri multimedia, za antivirus ukaba searchinga ukabona antivirus runaka bitewe n'icyo ushaka. Na link yibanze aguha software runaka ushaka kandi iri updated kandi ukazibona ku gihe bitewe n'icyo ari cyo ushaka. Ahanga rwose harizewe kuri Get into PC or file horse wahabona software runaka ushaka bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Murakoze rero nubwo uri twarimo turebamo uko amalink abiri y'ingenzi wakoresha ukabasha kubona aya malink abiri y'ingenzi rwose wabasha gukoresha ukabasha kubona website ushaka cyangwa software ushaka ikoreshwa ku mashini
ukabasha kuyibona. Ni amalink abiri nkuko nyaberetse hano, murabona ko ni Firehose na Get into PC. Izi ngizi zirizewe cyane ko porogaramu wakuraho yaba ifite ubuzima gatozi. Ndumva nabibabwiyeho ko wahita mubona uko zimeze. Ni Firehose cyangwa Get into PC, ni software nayimo mbereka cyangwa amalinki kugira ngo muyakoreshe mubasha kubona porogaramu runaka mu install mu mashini. Murakoze, murakamera, mwari kumwe na Francis nkuko bisanzwe. Ciao ciao, mukubwe neza.